urebye ni ukwigisha mu buzima busanzwe ariko no tugaragaza bimwe mu bikorwa usanga atari byiza, niyo mpamvu twayise Media TV. Okay, niho Media TV mukomeze gukora subscribe kugira ngo dukomeze mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro twategurira. Turi kumwe n'umugabo aratangira twibwira hanyuma tuganire nawe birambuye. Bakwita nde boss? nitwa Imana Jean Claude. Mutuye hehe? Tukuzi muri filme muri filme ikunze guca kuri YouTube ako n'uruhererekane filme yitwa Indobo. Muratwibwira muri make hanyuma munadusobanurire indobo ni iki, ishatse kuvuga iki, mutubwire ukuntu mwabitekereje ibyo bintu. Ntuye mu murenge wa Remera, kagari ka Nyabisindu, umudugudu wa Marembo ya mbere. Nk'uko wabivuze tukaba dukina filime yitwa Indobo ica kuri YouTube genda werekane. Ubu tugeze ku gasizoni ka 6. Uburyo rero twabitangiye dushaka gukora ibintu bya comedy ariko byigisha. Nk'uko bizi comedy igira ibintu byinshi, hari comedy isetsa ibirimo nabyita nko guharambana ariko ikabisetsa ntacyo bitwaye. Noneho twebwe rero turi muri comedy yigisha. Urebye intego yacu niyo ngiyo. Uvuze ko mu focusinga muri comedy zigisha. Comedy hari ukwigisha mu buzima busanzwe, hari no kwigisha mu buryo butandukanye. Mu focusinga ku kiye kintu mwigishaho nyirizina. Urebye ni ukwigisha mu buzima busanzwe ariko no tugaragaza bimwe mu bikorwa atari byiza, niyo mpamvu twayise n'indobo. Ubundi menyerewe muri slang zo gutereta niki. Indobo nicyo kintu mwaganishagaho cyangwa hari ibindi birimo inyuma nubwo yitwa indobo ariko hari ikindi kintu muganishaho? Ntabwo ari iyo ndobo nari mvuze gute. Urebye ibyo uvuze nibyo. Indobo igice cya mbere n'icya kabiri byajyaniraga mu bijyanye no gutereta nk'uko wabivuze. Noneho Indobo 3 na 3, 4, 5, 6 noneho yinjiye mu buzima busanzwe ariko cyane cyane muri famiye. Ubu twavuye mu byo gutereta noneho tugeze mu bijyanye na famiye. Urumva ni ikintu kigari gikuyemo ibintu byinshi, harimo gutereta n'ubuzima busanzwe bwo mu rugo. Indi filime mwaba mwarigeze mukina cyangwa se muteganya gukina? Ubu ngubu hari indi filime turimo gukina yitwa Ahashize. Turimo turayifatira amashusho nyuma y'ukwezi cyangwa amezi 2 cyangwa 3 ishobora kugaragara, ariko yo ntago ari yanjye. Ndimo kwikinamo nuko ari nge wibanze uri kwikinamo. Ubona bikumariye iki gukina filime muri rusange? Filime birimo inyungu nyinshi. Inyungu ya mbere harimo kwigisha. Indi nyungu ya kabiri ubona inshuti. Ubu nungutse inshuti nyinshi igihe natangira gukina filime. No kuvuga ngo umuntu wakwifuza gukina filime cyangwa se kuba yayoboka sinema, ndibaza ko ashobora kubikora nk'akazi cyangwa ashobora kubikora wenda nko kwishimisha cyangwa gushaka abantu nk'uko ashobora kubikora mu buhe buryo? Biterwa n'intego ya buri muntu. Nk'ubu nkanjye ubikora mfite akandi kazi nkora, ngende kubikora nko kwishimisha ariko nigisha. Ariko nanone ibijyanye n'ubungubu by'imbuga hasigaye harimo agafaranga. Umuntu waba ushaka kubijyamo ashaka kugira icyo akuramo nuko yaza bikunze akabigira akazi, ariko uje unishimisha nabyo birafasha. Uteganya kuzabigira akazi wowe se? Ego, numva mu ntumbero zanjye mfite z'ejo hazaza numva nzabigira akazi, ariko si none, ariko nzabigira akazi. Urateganya, uravuze ngo si none ahangaha, baca umugani mu Kinyarwanda ngo amavuta y'umugabo ntamuraye ku mubiri, ariko uravuze ngo si none. Ese urateganya kubigira akazi nka ryari? Ntabwo ntushobora kuzajya kubigira akazi wenda byarataye agaciro? Oya, ibintu bya filimi ni ibintu bihora bivuka buri munsi,
mbese ni nk'ubuhanzi. Muri iki gihe ndimo ndamenyekana, ndashaka ko abantu bamenya ese Claude ni muntu ki, ko impamvu ninjiye mu bintu bya filime nuko abantu bakundaga kunyitiranya na King James, abandi bakanyitiranya na n'uriki na Seburikoko. None ndavuga nteka nanjye nzane ishusho yanjye bamenye Claude wari we. Abantu bamara kumenya noneho maze kuba umuntu ufatika, urumva ndacyatangira, nibwo none nzabigira umwuga. Nawe ubu ngubu untumiye wese ndaza ngakina, nta n'amafaranga musaba, ariko nimba nanjye kugera aho ngera nibwo nzabigira umwuga. Mu Rwanda hari abakiteri benshi bakina filime, hari icyo bita role model, umuntu uvuga uti uyu nguyu ndumva nakina nka we, wowe wumva wakina nkande? Ngiye numva nakina nka Papa Sava. Ariwe Seburikoko? Yego. Okay, nukuvuga ko Garasiyano usibye no kumukunda ndamwemera. Ikintu ushobora kumusaba muhuye yemeye ko muhura ni nk'igiki? Namusaba ko twakina na filime. Akwemereye wumva wakiniye iyihe scene? Numva nakina scene y'umugabo ufite urukundo. Ufite urukundo. Duhuriye hano mu gikorwa cyo kumurika filime. Nanone iyi filime ubona irimo iyihe nyigisho kuri wowe? Iyi filime naratumiwe nkanjye nk'umuntu ukina filime nyine, kubera ko mu ndobo igice cya 6 ka episode ka 6 nakoreshejemo umukobwa wakinnye muri iyi filime. Yarantumiye, ariko nabonye ibintu nayibonye mu ncamake, ntago nayibonye yose, nuko nabonye harimo inyigisho yigisha cyane, ariko cyane irimo ibipande bigeze nko muri 2 nabashe kubona ibijyanye n'urubyiruko, nanone no mu muryango uko wabyifashe, impaka zo mu muryango uburyo ziba zimeze. Nabonye ari filime itanga ubutumwa bwiza cyane ku muntu wese wayireba. Jean Claude mba numva nagera ahantu hashoboka hose. Ahantu hashoboka hose, kuvuga ngo gukina filime urabikunda, wumva ndabikunda cyane, numva nagera kure. Okay, Jean Paul, turagushimiye mu gikorwa duhuriyemo kandi turacyakomezanya. Nizere ko ugikomeje kubana natwe mu bindi bihe byose. Urakoze cyane, ariko ntarasoza nabwira yuko abadukurikiye bajya kuri channel yacu ya YouTube bakandikaho Indobo episode ya mbere, zigiye zikurikiranye ko ari 6, bakatureba bagatangaho na comment. Okay, murakoze cyane. Media TV mukomeze gukora subscribe kugira ngo dukomezanye.